Nongeye kuguha ikaze kuri channel yanjye yitwa Ibanga Official, aho kuri uru rubuga tugenda tukabashakira imigani y'abakera cyangwa se imigani y'abakurambere, mbese ya migani utasanga ahandi, ya migani umuntu aba yarabuze ahandi. Ese nawe waba wifuza ko ururimi rwacu ingobyi duhetse rutazazimira? Ibyo rero nibyo natwe twifuza, ariyo mpamvu twabahitiyemo kujya tubaha iyi migani, mbese mu buryo bwo gusigasira ururimi rwacu. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugani witwa imbeba y'inyamerwe. Imbeba yakuviriye mu mwobo itangira kuzerera ishaka ibyirya. Iribwira iti, nzi ubwenge, no kunshuka biragoye, kuko nizera bake, ntawe ushobora kumfata. Yikoza hirya, yikoza hino, izerera mu nzu yose, ariko iheba icyo yicisha isari. Inyarukira mu kigega, ihingukira kuri Rwagakoco. Irahagarara, irashishoza, yitegereza uwo mutego, irawuzenguruka. Iratekereza iti, nta kabuza ubu ni ubucakura abantu bihimbiye bwo gufata imbeba, ariko barushywa n'ubusa, njye ntibazamfata. Ihanga ijisho kuri wa mutego, ibona hariho umubumbe w'urugimbu utemba ibinure. Iti, nta kabuza, dore ikizakora ku mbeba, dore akaryoshye bavuze, ninkoraho biraba bishize. Ibyo ari byo byose sinabura kukwegereza utuzuru ngo ninukirize, kuko ruhumura neza. Yomboka buhoro buhoro, yegera Rwagakoco. Imbeba yawe iratekereza iti, mbega ukuntu abantu bagira ubwenge buke, bibwira ko nakora kuri ririya shyano rero, henga nzunguruke, ndetse ndibuze kugera kuri ruriya rugimbu ntacyo mbaye rwose. Irasotasota, itera udutambwe duto duto, sinzi uko yakomye imbarutso, igiye kumva yumva ngo koco. Ifatwa mu bujanja. Imbeba ikuka umutima, ishaka kuwikiza, biba iby'ubusa, ibiheze bityo. Irajwigera, iratabaza zene wabo, ntihaza n'imwe, ahubwo nyir'umutego aba araje. Ayitegeza abana, barayica, agatumbi bakajugunyira injangwe. Uhima ipfa arahava. Uwo ni umugani wacu twareberaga hamwe uyu munsi. Nawe uramutse hari ikindi gitekerezo waduha, wenda cy'umugani twazakubwira ubutaha, wakinyuza muri comment. Ndagushimiye.